Ndi papa sava. Siko mbona udashaka kubyuka. Ahubwo zana telekomande ushyiremo agafilime. Gushyiremo agake? Reba agafilime k'imirwano, reba nko kuri kanari ku ijana. Ushyiremo agafilime k'imirwano. Agafilime k'imirwano. Hanyuma ngo ushyiremo agafilime k'imirwano urarusimbagurika ngo ushyiremo na filime z'imirwano. Cyakoze wenda niba ushaka yuko gucanira nkakwereka ibitente mbwire mbigushyiriremo. Ushyiramo Tamanjeri. Koya na basi washyiramo za zindi z'ibisimba byirukankana. Z'ibisimba none urarunsimbagurika ngo ushyiriremo ibisimba ngo wamana. Siko bari noza bari ukurwara nsimbagurika ari amadayimoni ndwaye. Uzikiriyemo filime. Ntankiramo filime z'abana ngendo uruhinja. Oya ariko hari ukangushyira mu turimbo tw'abana. Harimo kaka karakavuga ngo abana bakunda gukina n'utunyoni. Cyangwa ushyiremo nyenda gushyiramo indirimbo z'abana cyangwa ushyiremo filime z'abana. Gushyiremo akanuma akujya umenya kurwara unamenye nuko ugomba kwitabwaho. Menya nuko mama ngomba kwitabwaho so iyi myenda ntago nyimazemo iminsi 3. Nta maboko ugira se? Ya kugira gutema amasaba. Aho imyenda iba mu kabati ntaho uzi? Ako none ndumva warimugaje burundu. None se mu by'urwaye harimo amaboko n'amaguru? Nase umuntu arwaye aya maboko abakora cyangwa amakuru arakora. Reka ninde yagusindagije usakuzana muri iyi ntebe? Okay, ariko ubundi si filime ushaka? Nyigushyiriremo? Shiramo nyine yayindi komanda ajya gushaka umwana. Komanda ajya gushaka umwana. Kandi nkubwire nimara kuyigushyiriramo. Ubanze ubimenye yuko utazongera kurara mu cyumba. Akatari Kinyarwanda se. Oya, kubera kurara ariko ubundi utararara usimbagurika urabigira ibiki. Oya ahubwo cyari cyo gihe cyiza cyo kukubwira yuko n'ubundi ugomba kuva mu cyumba. None se ubundi bumara mbiki? Hari ikintu kimwe ubona umara mu cyumba? Amezi 2. Ndarana nawe. Mama ubwo nawe ungerereje kwere. Ngo nguki? Amezi 2 urumva ari ikibazo ko umuntu mwashakanye. Umuntu twashakanye agomba kurwara akamenya n'inshingano ze. Nkuko nanjye iyo narwaye menye inshingano zanjye. Ezi. Ntabwo uzongera kurara mu cyumba cyacu kugera igihe uzakirira ugiye kugirana mu cyumba cy'abashyitsi. Si byumvikana? Hari ikibazo? Hoya niwe niyo wabyemera niyo utabyemera namaze kubyanzura. Bomborana no mpamba n'abanyiri muzima nyine. Wamaze. Shaho bambisi nakururasha. Mana ni kwimiriza ujye ugimenya ko n'urupfu rufite nkaka. None se usigaye winywera fanta? Ubu nsigaye ninywera fanta kabisa ikintu kijyanye n'inzoga naragihagaritse. Kubera iki se byagenze gute? Kuva nava hariya rero naje nafashe umwanzuro wo kuzireka zari zisigaye zinkoresha amakosa. Yego. Ubwo sikoro ngo ndamusara utanywa inzoga. Ciyazi rero. Ciyazi pe. Ubundi rero ukagaba batabizi. Umusore utanywa inzoga, umugabo utanywa inzoga. Yattractinga buri mugore wese. Buriya nta mugore n'umwe utagukunda. Kuko utanywa inzoga. Kubera yuko rega umugabo unywa inzoga hagira ibigambo byinshi, agira agakungu, agira akunda abagore, nyine ubona wagira ngo nta bitekerezo bindi agira. Oya,
iyo nazinywaga narajunjamaga waracikaga nkaba nshaka no kuryama nkasinzira ariko noneho ushaka kunda abasore b'inzobe cyane kunda abasore b'inzobe cyane shani we wa mbere numvise pe abandi njya numva badushinja ububwa ariko abenshi baba ari imbwa pe na benshi nyine hari ibintu bakora ukabona rwose ntabwo ari abasore bazima ariko ubundi abasore b'inzobe nkawe nyine nk'uko nguko wimereye umva nyine ndabigukundira cha merci beaucoup nyine ndumva nishimye yego biragushimishije ndumva nishimye pe sinarenze ko habaho abantu bakunda abasore b'inzobe aya njye nkunda umusore w'inzobe umusore uzi gukora umusore uzi kwiyitaho noneho nkunda ukuntu wambara wowe rero utandukanye n'abandi biratandukanye cyane ntabwo urambonaho ububwa oya nta bubwa bwinshi nkubonaho pe ese ubundi buriya ugira umukobwa mukundana ibyanjye ni story ndende meze bite se nakundanye n'umuntu arambabaza ariko nyine byararangiye ubu ngubu nyine meze nk'umuntu nyine uri kwisubiraho nyine niyitaho nanone ngo ndebe ko nazongera kwegeranya umutima wanjye kuko yari yarawujagaraje nyine yarawumenaguye ubundi byose bijya gupfa mujya gukundana n'abana ntukajya ukundana n'umukobwa w'umwana ntabwo baba bazi icyo bashaka kamwe ukundanye ni urugero wenda ntuyumve nabi reba nkanjye sinubatse sinfite umugabo ariko harya ufite umugabo hanyuma se ntawe uzira nyine nuko njya numva rimwe muri kumwe undi nkumva mutari kumwe mba numva muri mu kajagari nuko tuba twashwanye biri aho ngaho ariko turi kumwe buriya nkanjye nagukunda naguha amahoro naguha amafaranga amafaranga none se reka nkubaze njye ntabwo twadushwana ngo ntibamvugishije kubera ko twaba dufite amasaha tuvuganiraho ukabizi ko pasi afata saa 12 za nimugoroba saa 11 twaba dusoje kuvugana nkaba ntemerewe kuvugisha nyuma ya saa 12 ni byiza nese bose muri kugira kuki se muri kumva biza cyangwa wapi ntabwo biza kabisa n'abari imiti wapi ntabwo ari imiti burarega no gufatwa nabi byakwica umuntu umuntu ufashwe nabi ntabwo akose bose utabeshya wabona n'umuntu umeze kuriya ukubwira ngo agiye gushyiramo ibitete ubirega agiye kujya kuzanira ikinyugunyugu ahangawe ukigendaho siko agiye kuzakugura n'udupope na twa tumodoka abantu birirwa bagendesha ariko so bose ubundi tuvugisha ukuri urumva bose bura rero wagize umwaka ukomeye pe buriya uza guhura nanjye mbere utarashaka ntabwo ubayeho gutya ntabwo ubaze igihe cyose urwaye baranakize none se bose uzi ko ngiye nateye inda umuriro kuri mugurumanda none se bose kuko utakimena none se bose ubundi inyatsi yaguteye imbere yari yego ujya gushaka umugore watewe niyihe nyatsi buriya gushaka umugore nicyo kintu cya mbere kibi kibaho none se nubona ko njye nateye inda sifite umwana se none se simwohereza amafaranga akabaho niyo ushaka kwaje singira ukuntu mbigenza gusa ngewe ikintu njya gucunga ndabanza ngacunga ngiye gutendera acunga niba utarifubye niba iwanyu bazabasha kukurera bakarera n'umwuzukuru ariko uri kumva izo nama bose uri kumva inama neza wateye inda hanyuma umugore agomba guma iwabo none se aho kugira ngo uze ufate gutya jye niwaguma iwanyu ariko nanutera inda nyine wawe ndi wiyubashye ku buryo ufite niba bafite akantu ku buryo nyine iyo nta kintu ufite bari bumumenye ikindi kandi nanone urangiye niyo telefone yavuye urabona stress ngira niyo telefone yanjye nzi ko nta gafaranga gafite nyiryo rwara none se utabeshye sibyo gute wize amashuri sibyo ukibagirwa ishuri rya mbere ry'ubuzima buri ishuri rya mbere ry'ubuzima rero wagombye kubuzi niryo kudashaka umugore ariko rero none ukazana umugore agashyira nk'ibitetere bimeze kuri uzi ko bira bitetere uko kuri abagenda babishyiramo nibura bigenda umunsi wa mbere ubwonko bigera umunsi wa kabiri ubwonko bigera gatatu bura mu bwonko bwe haba haragiye akazamo ikintu cyitwa imbaragasa akazamo inda urumva bura n'umutima ye ngiye bura no nkanjye uri muzima urandeba umutima ye nkareba nkaboneza gukubita nk'agafuna kwica
nukubwira ngo rebe itete nakubwiye ngo uzajye biraza rega baramba byumva byose none se bose ubu kwa wari wakoze ikosa rikomeye nandi ubu ni wamwirukana dore inama nzima mwereka ikintu ugiye guca agasuzuguro kuko umugore ugiye kwiyandayanda nushaka guhamagara cya gihungu gicuruza imiti y'akanyabugabo kirwa kiyazunguza kiyamwaza uyimwe ubundi numva mama sava mu kubitinda umufiririzo ngo gupuritinga umutera umufiririzo ku buryo imwe byeshatu ku buryo byibuza adahorerwa nutuma ahorerwa ku buryo byibuze nyababyeyi izagenda ikaba busy none nzare ko azagira agasuzuguro kameze kuriye nese azaba afite ubushwiriro 8 bumuri ruhande abona umwanya wo gutekereza kujya gushyira ibitekerezo mu mutwe cyangwa abona umwanya wo kujya kugusuzugura ku kantu gatekerezo ubundi wiyandayanda bura no ko nazigiye nagahinja na mwana umurira mu gutwi niho avana akantu k'agasuzuguro n'akanyara iyo nama sigaje kuzayigira umugabo umwe witwa Kirimbuzi naye kurya azagenda akabyara nk'umudugudu nuko naye mbona naye ifite ubugore bwe nyine sha hakumenyera ku gapira hakumenyera ku gapantaro hakumenyera urukweto nanjye nyine nkakumenyera ko nawe ukamenya hako nyine nubyumve nyine nkaho ndi kugutereta nyine nari mubwiye ko ukwiye kujya ukundana n'abantu bakuru kandi gusa erega nanjye sinabyanga tukajya dukora iki se nyine sidaspo kumba mbona wigira nk'umwana niyo mpamvu aho ngo binzo wajya nta bwenge mugira ubwo se amagambo yose navuze uri kumva nta kintu ukwiye gukoramo aho ngaho nkajya ngusoma nibura wagiye ukura mva nkubwire nyine ngiye mpugura nyine nta byumbanze iyo ukundana n'umuntu se mukorana iki murasohokana mugasangira ngiye gusohoka ntabwo byakunda kubera papa sava se buriya munsi yazadufata basi nk'izi nkovu mfite mu maso akazongera papa sava asa ndusha ubwenge kiyemba mbizi neza ko atadufata ahubwo ntabwo twajya duhurira hano se tuwahurira gute kandi nakubwiye ngo ntabwo ndusha ubwenge twajya dupanga se ufite iwawe se ntajya gusanga iwawe kaza muri geto yanjye bitwaye iki shama amasava ndara hasi keretse nungurira igitanda se cyarenze 300 nkakigura ubwo rero uzagurana matera nyine kuko ngiye mfite iya saventi nyine ibyo nyine birasaba ko manza nkaza nkareba amenya ngo shere wanjye akeneye iki sibyo ubwo we nta kibazo ufite no mu ntebe twagira nta kibazo ufite no mu ntebe twagira bitwaye iki nta kintu byantwara ubwo rero uzanjyana no mu nzu ifite toilette mu nzu kuko ariko ibibazo byawe ushyize amafaranga imbere se ariko nanone nayo arakenewe nakubwiye ngo nge nzakumenya nk'uko uzamenya tuzitanaho sibyo nunyitaho nzakwitaho nutanyitaho nta kintu nzakumarira ako nyine nawe ukaba umugabo ukaba gentleman ukajya umenya nyine ukuntu bita ku bagore ukamenyera amasaha yo kumpamagara ukamenyera ese niba yarwaye ndamubwira ayo magambo ibyo bintu byose ukwiye kubimenya ujya urwara nk'igihe njya ndwara nyine ukampa keya suzi gutanga keya se erega shana icyo tuba tubura mu ngo zacu ese buriya kari akagabo kawe nta keya kaguha uri ubona yatanga izina papa sava ko nzi ko rwose ari umuntu mukuru ibyo bintu yabishobora uzi ko buriya witwaye neza naza kubyarira n'umwana yes wa gatatu umwana wa gatatu akaba ari uwawe nyine sinongera kubyarira uriya mugabo ubwo se ko yaza adasa na papa sava we yasa nanko wanjye se cyangwa agasa na musaza wa papa wanjye cyangwa agasa na se wawe njye nakubyarira none nakubwiraga ngo wiyandayanda umukubitinda ku mugoroba none kubaye muteye saa turabigenza gute ngwinda ubu ngubu nimba itagize nk'amezi 2 gisora ashobora kuba gize nk'amasaha 8 none nakubwiye ngo uriya mugore ashaka no kuzakwica nabibonye giwe
ubwo se umuntu batera indizi isaha iri zuba rimeze gutya ubwo urumva utari gupfa ubwo ni akazi kawe rero bayimutereye he bayimutereye hanze mwese wagize ngo hari n'ibanga kigira noneho reba kugira ngo nagusuzugwe noneho ye no kuvuga ngo reka ngiye gusambanira hanze akaba ari gusambanira mu rugo rwawe ndagusindagiza koko ubundi wamuretse bakamupyatura n'ukundi akanyara kamushiramo ko n'ubundi wowe utabishoboye rero nawe rero ubuse njya nakabara hanze muri jaride nyine barimo baramupyasura ariko reba umuntu uzakamujya hejuru akajya kubita amanoze ku kibuno so ni umugore ufite gusa ntabwo se muri kubireba ntabwo mubibona ntabyo uri kureba reba do babyita uburaya bugezweho akureba igihungu twabyara nawe numva nishimiye kugutera inda nawe bivuga nawe utagira n'umuntu ubyumva utagira umuntu ubyumva umuntu wari ushaka kuntwitira ako se biti ibyo bintu wabyoroye ko tuzabivuga nawe ubutaha rega nawe ndashaka kumenya ko mbyara nyine gaho ndebera bose do uzabimenya nyine ko mbyara hanyuma se umujyanye hehe aje ku kazuba ko nta ntebe se umuzanira ubu nahira imanganga yorere ntagongwa ntabwo ubwo se ubwo ufite imbaraga zo guhagarara ubwo wowe urabona ufite imbaraga zo guhagarara mufate kugira ngo ataka ndamubwiye ngo muzanire intebe arabyanze aragira ngo umufatishe ukuboko yorere mano igendere nta kibazo ntacyo igendere Goma ushaka gacumbari yo musore nyizanira banzu gacumbari wayikoze sawa papa sava gikore neza nyine ubizanire rimwe murashaka kugeragereza kureba hano ko mwabasha kumenya gutera inda hano niho mushaka kugerageza kureba ko mwatera inda haba nayiteye ndetse papa sava ntabwo ngiye natera inda hano pe ndetse nanyitereye muri usigaye wicarana n'abakiriya kuva ryari iyi se ntabwo ari umukiriya ntawe uzi nyine ndakubaza wicarana n'abakiriya ku buryo muganira ibyo guterana inda kuva ryari ntabwo nemerewe se kuganira n'abantu ubundi si ibibazo by'ibiganiro byanjye nabo twabigiranye ubije mute papa sava ubyutse hariya uza hano mu matiku nta kindi kintu gishobora kukubyutsa nta wundi mumaro kwa papa sava muraho neza uraho muraho amasava uraho yewe ugeze kuki yagera kuki se wa mugabo ko meza abiri ndwaye bari gushaka babatera izindi nda ego babarira ngo iki iki maze bambwiye ngo sinzongere kurarana nabo ngo nta n'ubundi ntacyo mba ndara mu cyumba ubu uri gukoramo iki se ubu uri gukoramo iki ariko mama sava urumva ibyo biba bikwiye iryo ni ijambo kuko ubwira umugabo wawe urembye bigeze aha ngaha waguhaye byose kuremba se ni akazi ni ikirakariho ku buryo nyihanganira ariko nikoreka njye nkubaze uranzi ujya umbwira ko tudahuza ubundi niwe muntu muri ubu ubangamira wa mugabo urambangamira ujya ubimenya nikose yewe ubu bigeze baguhana ujya gushaka ijambo nk'iryo ubwira umuntu w'umugabo ugutunze ugwahira noneho ugeze mu byago akaba arwariho gukeneye kurusha ibindi bihe byose mbese wowe nta kanya ubonye ko kumukora ibyo ushaka hakuzacika ku ngeso bigenze bite
pasite njye n'amezi 2 maze ndwaye ako yarabyaye batubwira amezi 6 nta gikorwa kiriho ntago nigeze nguta ntago naye nakubyariye se hari umwana naye nagiye gukura hanze ushotse mu bagabo ngo nuko ndwaye amezi 2 papa sava wirukana uguni ukaza nuri mirabungure kandi ndabigusubiriramo niwimirizwa n'Imana ujye umenye ko n'urupfu ruzi gucugita rufite inkaka pasite sindagiza nigire mu nzu niwabimbwiye ejo bundi ngo urashaka divorce yaba wumvaga na divorce arayishaka genda uyaka kazima mama yewe urahirwe nzaba mbarirwa ibyawe ibindi biharira iminsi uratunarira isi ukagira ngo niso ugire mu nzu igihe gitanga igisubizo kitibeshye reka ntigendere rwose ibyo ntabwo nabivamo pe urenda kuzanteza ibibazo muri iki gipangu cyanyu uzageragereze kuri ba K-point nibo njya numva bapfura njye sinabishobora Papa Sava